Nongeye kubasuhuza kandi mbifurije ibihe byiza muri gahunda zitandukanye zose murimo. Inkuru zaranditswe, filime zarakinwe ku bijyanye n'ingabo 600 za RPA zinjira i Kigali cyangwa se zihabwa ikaze muri CND. Hari amashusho amwe namwe mwabonye ariko ayo ngiye kubereka muri aka kanya, ndizera ntashidikanya ko ari bwo bwa mbere buri wese agiye kuyabonaho. Nk'uko mubibona ni ahantu hatangaje, inyuma yabo ni ishyamba, ariko nanone ku rundi ruhande hakozwe inzira yo kubaha ikaze ngo batambuke mu cyubahiro cyangwa se no mu buryo bwari bwemeranyijweho mbere y'uko bahabwa ikaze. Uribaza uti ririya shyamba ry'inyuma rirarinzwe ku buryo ritari igico cyo kubata muri yombi cyangwa se cyo kubarasaho ngo babatsembe bikaba wari undi mugambi wateguwe? Icyo ni kimwe mu bibazo wibaza. Muri iyi nkuru nibyo tugiye kugarukaho. Ndaza kukwereka amashusho utigeze ubona, amashusho asa neza ariko nanone yafashwe muri kiriya gihe ubwo ziriya ngabo 600 zahabwaga ikaze ndetse zigiye kwinjira muri CND kugira ngo izindi gahunda zose zari zemeranijweho zikurikireho. Reka niwizere ko wamaze gukanda subscribe muri ibi biganiro bitandukanye tukugezaho, hanyuma ndetse ukazajya uwa mbere cyangwa se uhora ku nkuru zacu uko tuzikugezaho igihe icyo ari cyo cyose. Kanda subscribe kandi ubihereze n'inshuti yawe ikoreho ndetse no kuri iyo nzogera, hanyuma ubundi twibanire. Reka duhere mu nkuru z'ibyanditse. Ubu tuvugana ni imyaka 31 ishize ingabo zahoze ari za RPA 600 zoherejwe muri CND, aho zari zifite ubutumwa bwo kurinda abanyepolitiki ba FPR Inkotanyi. Aba bagombaga kwinjira muri guverinoma y'u Rwanda, nubwo nyuma ubu butumwa bwaje guhinduka zigahabwa inshingano zo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ubwo yari itangiye. Mu 1993 ubwo ibiganiro by'amasezerano ya Arusha byari bigeze kure, leta ya Habyarimana yemeye gusaranganya ubutegetsi maze FPR yemererwa kwinjira mu mujyi wa Kigali. Abasirikare 600 bagombaga kurinda abanyepolitike bayo, hanyuma bacumbikirwa muri CND. CND mbibutsa ko ari ingoro y'inteko ishinga amategeko mubona ubu ngubu hariya ku Kimihurura. Ku itariki 28 Ukuboza muri uwo mwaka nibwo aba basirikare 600 bari bayobowe na Charles Kayonga bahagurutse ku Murindi ahari icyicaro cya RPA berekeza mu mujyi wa Kigali. Iyi batayo kandi yabarizwagamo abandi basirikare bakomeye nka Major General retired Charles Karamba, icyo gihe yari kapiteni. Hari kandi Jacob Tumwine, Emmanuel Rugazola ndetse na Kwikiriza. Ingabo za RPA 600 n'abayobozi babo zari zerekeje muri CND mu Kuboza 1993. Ibi bisobanuye ko gufata umwanzuro ubageza muri iriya nzu bitari byoroshye. Hari aho bagiye babanza gusaba, harimo Byumba, harimo Kinihira ndetse na Kankigali, bakahimwa bababwira ko hegereye Radio Rwanda bikaba byaborohera kuyifata. Leta ya Habyarimana yashatse ko ziriya ngabo nabo zari ziherekeje bajya Kakami, ariko nabo barabyanga kuko imihanda yose yajyagayo yari ibitaka, bigatuma bahabona nk'ahantu hashobora gutegwa ibisasu byo mu butaka. Nyuma y'ibiganiro ku mpande zombi, FPR yaje kwemera kujya muri CND nyuma y'uko iyi nzu yari yasuwe na zimwe mu ntumwa zayo zirimo General retired James Kabarebe, bakayishimira ko ikomeye kuba ifite inzu yo munsi y'ubutaka
kandi ikaba yari ifite ibyangombwa byose nkenerwa. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu nshingwabikorwa, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye Tito Rutaremara, akaba yari no muri aba banyepolitike ba FPR, yigeze kuvuga ko ubwo bababwiraga ko bagiye kujya muri CND babanje kugira impungenge bitewe n'uko yari hagati y'ibigo by'abasirikare birimo icy'abarindaga Perezida Habyarimana cya KNGP, gusa bakaza guhumurizwa na Perezida Kagame. Icyo gihe wari uyoboye ingabo za RPA wababwiye ko batayo bari kumwe nayo akazi kayo ari ako kubarinda. Tito Rutaremara yagize ati icyo gihe natwe tugiye kuza twarabibajije tuti ko tugiye kujya hariya hantu kandi ko byagaragaye ko dukikijwe n'abasirikare hirya no hino, bizagenda bite? Icyo gihe umukuru w'ingabo niwe watubwiye ati batayo nk'iyi muba mufite niyo ishobora kubarwanaho nk'iminsi igera kuri 5 tukaba twabagezeho, cyangwa se ikaba yabafasha irwana igenda babazana tugahurira mu nzira. Ati iyi batayo ni kibimaze. Muri uru rugendo Tito Rutaremara yibuka neza nk'urwabaye ejo, avuga ko mu nzira aho bagiye banyura hose habaga hari abaturage bashungereye ku muhanda, bamwe baje kwirebera inkotanyi gusa, abandi babishimiye. Ati tuzi umunsi wa mbere abantu bose kuva ibyumba bari badutegereje, aho u Rwanda rwavugaga ko bari budutere amabuye, ahubwo wabonaga bishimye. Mu mpunzi zari ziri Nyacyonga hari nazo bavugaga ko ziri budutera amabuye, ahubwo wabonaga zishimye ziri ku muhanda. Rutaremara akomeza ati leta y'u Rwanda yanze ko tunyura muri za minisiteri Kacyiru kugira ngo abantu badahurura, niko kutunyuza muri Poirot tuzamuka hariya hahinguka kuri minisiteri y'ingabo, tunyura hariya hahoze rond-point KCC tuboneza kujya muri CND. Leta y'u Rwanda yahisemo kubanyuza iyi nzira mu gihe yari isanzwe ari nyabagendwa, ariyo kuzamukira ku Kinamba ukanyura kuri za minisiteri. Nyuma yo kugera muri CND, izi ngabo 600 n'abo zari ziherekeje batangiye imibereho mishya muri iyi nzu iherereye Kimihurura. Muri iyi nzu izi ngabo zahawe igice kimwe, aho abayobozi bararaga mu gice cyo hejuru, ahandi hakaba ibiro. Izi ngabo 600 zikimara kugera muri CND zatangiye gucukura indake. Abanyepolitiki zari ziherekeje nabo batangira imirimo ijyanye na politike no kwakira abanyarwanda batandukanye babasuraga. Tito Rutaremara ati icy'abasirikare bacu batangiye no gushaka indake zabo zo kwirinda, ariko bashaka n'izacu. Noneho tuguma aho ngaho dutangira gukora imirimo. Ubwo twatangiye guhura n'amashyaka yandi, ndetse dutangira guhura n'abanyarwanda baza kureba. Hari abazaga kutureba bishimye, hari n'abazaga kuko bafite amatsiko, hari abazanwaga nuko babaga badukunze baje kutuganiriza, hari abazaga mu mirimo nk'abambasaderi n'abandi batekinisiye bazaga. Yakomeje avuga ko muri gahunda z'ubuzima bw'aba basirikare hataburagamo siporo ya mu gitondo, bavayo bakabona kujya mu yindi mirimo irimo no guteka. Ati mu gitondo kare saa 10:30 bajyaga kuri mucaka nk'isaha yose, ariko natwe rimwe na rimwe hari ubwo twagendaga tukajya kwirukankana nabo. Bavayo abateka bagateka, bikagera igihe cyo gufungura, abarangije bakajya mu bikorwa byo gusuzuma imbunda zabo no kumva amabwiriza y'abayobozi y'ibyo bagomba gukora. Hakaba hari n'abari ku burinzi n'abandi bari baduherekeje nk'abasivile, bakababwira. Urebye byabaga ari ukujya ku burinzi no guherekeza abayobozi bagiye ku murindi. Ibiryo n'inkwi aba basirikare batekeshaga
bajyaga kubikura ku murindi, gusa mu minsi yakurikiye ibiryo byo batangiye kuzajya babikura mu mujyi wa Kigali aho babarizwaga. Rutaremara yavuze ko uretse iyi mirimo yo mu buzima busanzwe, abasirikare bagiraga umwanya wo gukora imyitozo ijyanye n'akazi kabo, noneho bose bakaza guhurira mu gitaramo cyabaga mu masaha y'umugoroba. Aha muri CND kandi hari kantine umuntu yashoboraga kuguriramo ibyo kunywa birimo inzoga na fanta. Ku itariki 6